Ndabasuje kandi mbahaye ikaze hano kuri Inema TV. Ni karibu cyane ku nkuru zacu. Hari hashize iminsi tutakugezaho inkuru y'urukundo, ariko ndizera ko witeguye kugira ngo tukugezeho n'iyi ngiyi. Urabizi inkuru zacu nubwo inyinshi ziba ari iz'urukundo, ariko ziba zikubiyemo n'amasomo y'ubuzima runaka. Ni inkuru uba wagira ikintu wigiraho. Ntagutindiye rero reka nkugezeho n'iyi ngiyi, ndizera yuko nayo uri buze kuyikunda. Inkuru yacu tuyihereye ahantu muri supermarket. Harimo umukobwa ukiri mutoya mu kigero cy'imyaka 23. Uwo mukobwa yitwa Zaina, akunda abantu, akunda guhora yishimye, iteka ryose aba arimo yisekera. Zaina ariko nanone ni umukobwa ushabutse cyane, ku buryo iyo myitwarire ye harabifata nko gushyanuka. Zaina yikundira inkuru cyane kandi agakunda no gutanga ibitekerezo, kandi akagira n'amatsiko menshi. Iyo aciye ku bantu bivugira muri kwa gukunda gutanga ibitekerezo kwe cyane, ahita abyivangamo akintervena rwose nkaho nawe ibyo bintu byamurebaga. Bamwe barabimwangira kuko babifata nko gushyanuka, bakanabifata nko kwivanga mu bitamureba, ariko abandi bakabimukundira cyane kahageze hasusuruka, mbese nyine kaho yiriwe nta rungu. Mu miterere ya Zaina kandi ni umukobwa unanutse w'urubavu rutoya, ni umukobwa utajya wiyitaho cyane nk'abandi bakobwa bose ngo yitere amafresheri, nta kintu biba bimubwiye. Mbese ibyo bintu bisa naho bitamureba. Zaina yari abayeho mu buzima buciriritse, kuza kuri supermarket aho ngaho guhaha yayorejwe iyo n'inshuti ye Elvin. Elvin wari umukobwa ukiri muto nawe mu kigero cy'imyaka nk'iya Zaina, ariko wari umukobwa wo mu bakire cyane. Elvin na Zaina bari inshuti magara, bari baziranye ku bintu byinshi, bari bafitanye amabanga atabarika. Zaina rero icyo gihe ari muri supermarket arimo guhaha, yatangiye kuzenguruka ahantu hose areba ibintu birimo. Nuko akomeza kugendagenda, ageze ahantu hamwe abona umusore mwiza cyane ari kumwe n'undi mukobwa nawe mwiza cyane. Nuko Zaina arabareba atangira kubarangarira, nuko arisetsa ati mana yanjye, mbega couple we baraberanye rwose barajyanye. Nuko akomeza kubarangarira ariko yumva n'ibyo baganira. Nuko agiye kumva yumva wa mukobwa abwiye uwo musore bari kumwe ati, ese Jay, kubizi ko ngukunda waretse gukomeza kumpunga, ubu ngubu ko kurakomeza kunyirengagiza kugeza ryari? Uwo musore byumvikane ko yitwaga Jay, nuko ahita abwira uwo mukobwa ati, ariko nta nubwo ushobora kumpa n'agahenge, nk'ubu nsanze muri supermarket unshakaho iki koko? Uwo mukobwa aramubwira ati, erega turi hariya hanze, nabonaga n'ubundi utarimo kunyumva. Ndabizi neza winjiye muri iyi supermarket kugira ngo umpunge, nta kindi wari ugamije. Ndabizi neza ko wajemo n'ubundi nta gahunda ubifitiye. Jay ubona ari umusore urakaye cyane, ati none ko ubizi ko nari ndimo kuguhunga nyine n'ukubera icyo ukomeje kunkurikira? Nuko uwo mukobwa ati, ndakwinginze Jay, wikomeza kumbabaza kuri uru rwego, ndakwinginze nyumva wikomeza kumpunga kandi ubibona yuko ngukunda. Nabikubwiye kenshi, urabizi imbere twari tubanye neza, ariko sinzi muri iyi minsi uko byakugendekeye. Jay akomeza amubwira ati, mbabarira ubusohotse untegerereze hanze, twe gukomeza kuvanga ibintu hano. Ibi bintu ntabwo ari ibyo kuvugira muri iyi supermarket y'abandi, ubu uzi ko turi imbere ya kamera. Uwo mukobwa aramubwira ati, Jay, nanafata mikoro nkahagarara mu ruhame imbere y'abantu benshi cyane, nkabwira isi yose ko ngukunda. Kuba turi imbere ya kamera rero njyewe nta kintu na kimwe bintwaye. Jay aramubwira ati, ariko Reco, nawe urabizi ko hatari ahantu hanyaho kuvuganira ibintu nk'ibi, ubu ngubu turimo kubangamira abandi bakiriya. Ubwo ibyo byose uko babivugaga, Zaina we yari yaguweho, yari yiboneye inkuru atirutse. Yagumye aho ngaho kugira ngo akomeze yumvire, nuko abahanga ijisho, ariko n'amatwi yayabanguye ngo hatagira ijambo na rimwe rimucika. Yagumye aho ngaho yijijisha, akirebesha ibintu akabisubizamo, akigendagendesha aho ngaho,
arimo yiyumvira inkuru ya couple yari irimo gushwana. Uko yakomezaga kumva Reco akomeza kwinginga Jay amubwira ko amukunda, yatangiye kujya aseka. Atari ku bakobwa turi ibicucu, nk'uriya mukobwa mwiza kuriya, buriya ari mu biki koko? Kuki akomeza kwiruka inyuma y'umusore nk'uriya? Yego ni mwiza, ariko se nanone umuntu udafite santima, uriya musore ajya anaseka we. Zaina yakomeje kubitekerezaho, akomeza kugenda amwenyura gake gake, ariko akomeza kumva inkuru yabo n'ibiganiro barimo kugirana. Nuko ariko akomeza no gutangazwa n'umukobwa mwiza nka Reco, ukomeza kwingingira umusore amusaba kumukunda nkaho yabura abandi basore beza bamukunda. Ubwo Jay na Reco nabo niko bagumye aho ngaho batarimo kumvikana. Jay akomeza kwinginga umukobwa ngo asohoke yihahire, ariko umukobwa arabyanga neza. Jay umujinya nuko utangira kumwica, ahita yisohokera atanahashye. Wa mukobwa nawe amusohoka inyuma. Zaina nawe abibonye ati hehehe, reka nanjye mbasohoke inyuma ndebe ukuntu biza kurangira. Jay yasohotse yihuta agira ngo ahite yinjira mu modoka yigendere, ariko ageze hanze akubitana n'umusore wa inshuti ye batangira kuganiraho gatoya. Ubwo bari bahagaze impande y'imodoka ya Jay. Zaina nawe uko yasohotse yahise yisha inyuma y'indi modoka yari yegeranye n'imodoka ya Jay. Yari pariking nini yari irimo imodoka nyinshi. Reco nawe yahise aza ubwo asanga Jay n'inshuti ye barimo baganira. Nuko Jay ahita amubwira ati ariko mana yanjye Reco, sinzi impamvu tumva, njyewe ndabona uri ikigeragezo. Zaina nawe aho yari yibereye yakomezaga kubona ibiri kubaho, yari hisha inyuma y'imodoka nuko agaseka ati ariko mana yanjye uriya mukobwa ubanza yaranasaze. Nuko amaze kubona ukuntu akomeje kwihambira kuri Jay, kwifata birakomeza biramunanira nuko akubita igitwenge. Amaze guseka bose bumvishe umuntu usetsa ariko barebye baramubura. Jay aravuga ati uwo muntu ashobora kuba ari ahantu yitsimbye, reka nze mushake ndebe ko mubona. Nuko atangira kugenda yomboka gake gake inyuma y'imodoka kugira ngo yumve aho wa muntu yari amaze gusekera arebe ko amubona. Nuko Zaina yubuye amaso abona Jay atangiye kumushakisha. Nuko ubwo aburamwica ahita yubika amaso kugira ngo batahuza amaso, ariko n'ubundi abona Jay yarangije kumubona. Nuko Jay ahita amugera aho yari hihishe, ahita amukurura akaboko ati vayo hano wa mukobwa we, ubundi urinde ko nahoze nkubona kuva kare tukiri no muri supermarket, urinde wo kunkurikirana wowe, uri paparazi se? None se uri umunyamakuru urimo uratara inkuru bite byawe? Reco wari wakomeje kwirukanka inyuma ya Jay kuva kare, we yahise yigendera kugira ngo adakomeza gusebera imbere y'abo bantu bose. Nuko Jay akomeza guhanga amaso Zaina ati ko nkubaza ntuvuge, urinde uranshakaho iki? Jay ahita abwira wa musore w'inshuti ye ati uyu mukobwa yankurikiranye kuva kare, sinzi ikintu anshakaho. Jay arongera abaza Zaina ati uranshakaho iki kutavuga? Zaina aramubwira ati nta kindi pe, nuko nahoze mbona kuva kare utumvikana n'uriya mukobwa, nuko nshaka kumenya iherezo ryanyu nyine ry'ukuntu biri burangire. Nyine urumva nta matsiko gusa nari nifitiye nta kindi. Wa musore w'inshuti na Jay araseka ati ibyo ntago bibaho, amatsiko gusa akaba ari ituma ukurikirana umuntu. Nuko ahita abwira Jay ati hari akantu ngiye kurebaho gatoya, sinzi ko ndi bugaruke ngo musange hano, reka ngende sigarana n'uwo mukobwa kubwiza ukuri kuko numva atangiye kukubeshya. Nuko bombi Jay na Zaina basigarana aho ngaho bonyine. Nuko akomeza kumuhata ibibazo kandi ubona yarakaye cyane. Nuko Zaina nawe akomeza kumusaba imbabazi cyane, amubwira rwose ko nta yindi mpamvu yabimuteye. Nuko Jay aramubwira ati ngaho genda, ariko nitwongera guhura nkabona uri kunkurikirana uzamenya neza uwo ndiwe. Jay nuko amurekura ukuboko nawe afungura imodoka ye ngo yigendere. Amaze gufungura, Zaina muri bwa busazi bwe n'amatsiko yati ariko uretse gato numvise bakwita Jay, n'uriya mukobwa numva ngo yitwa Reco, ubundi uriya mukobwa kari mwiza cyane wamuhoye iki
ko yakomezaga kukubwira ko agukunda wowe ntumuhe umwanya, ni gute umuntu asubiza inyuma umukobwa mwiza kuriya? Nuko Jay akuramo rinete yari yambaye aramwigira muhanga amaso amureba nabi cyane. Zaina abonye yondora ubwoba buramwica. Jay aramubwira ati ariko uri muzima? Ubundi nk'ibyo urashaka kubimenyera iki? Ubundi wajya ureba ibikureba nk'ibyo ngibyo biguhangayikisha kubera iki? Zaina ati kuri nta kindi nuko gusa nashakaga kubimenya, ariko utanabimbwiye nabwo nta kibazo. Nuko Jay ati ubwo washatse kubimenya reka mbikubwire. Niba nawe utekereza yuko nshobora kugukunda, waba uri kwibeshya cyane, kuko njyewe nta rukundo ngira, nta rukundo rumbamo, nta nubwo nizera yuko rubaho. Byose ni ibintu bahimba, abantu bakabeshyanya bitewe n'inyungu umwe wakeneye ku wundi. Zaina ati none se ubwo wowe nta muntu n'umwe ukunda? Jay aramubwira ati ntawe. Noneho ndizera unyuzwe, ubu ngubu nakigendera. Nuko Jay arahindukira kugira ngo yigendere, ariko agiye kumva yumva Zaina arongera aramubwira ati nanone buretse gatoya nkubwiye, hari ikintu nshaka kukubwira. None se Jay, haramutse hari umuntu ushaka kukwemeza ko urukundo rubaho, wamuha amahirwe? Jay arongera aramureba nabi cyane ati ese urashaka kuvuga iki? Cyangwa nawe wankunze? Nuko Zaina aracicika buri icyo avuga. Jay arongera ashaka kwigendera. Zaina amufata akaboko ati buretse gatoya, buretse noneho nkubwira akanyuma. Jay ati ntumenyere wa mukobwa we, ntubone nkuvugisha gutya naguhaye umwanya ngo ukeke ko wari uwukwiriye. Nukomeza kumenyera gutyo uratuma ibintu birushaho kuba bibi. Nuko Zaina aramubwira ati Jay, njyewe rero nakwereka ko urukundo rubaho, natuma ukunda, natuma nawe ukundwa. Jay wari warakaye yahise aseka cyane, nuko aratembagara. Nuko abwira Zaina ati uvuze ngo iki? Zaina ati nyemerera njyewe nawe dukundane, nkwereka ko urukundo rubaho. Jay ati niko se wa mukobwa wumva uri muzima? Niba koko wa mukobwa twari turi kumwe wamubonye ukabona ukuntu ari mwiza, ukabona ukuntu asa, uratekereza yuko naba nanze umukobwa usa kuriya ngo njye gukundana na nyiramacibiri nkawe? None se ubundi uriyizi, uzi uko usa? Waba uzi se ukuntu uri mubi? Ubanza ari ubwa mbere mbonye umukobwa mubi nkawe, uri mubi ku rwego ntarabona. Ngaho rero nawe tangira wibaza ukuntu nakanga umukobwa umeze nk'uriya, hanyuma nkaza nsanga umukobwa umeze nkawe. Muri abantu babiri banatandukanye cyane badafite naho bahuriye. Ni nk'uko utafata zahabu n'ibyondo ngo bigereranye. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Zaina arababara cyane kuko bari bamugereranyije n'ibyondo, ariko akomeza kwihagararaho cyane ati nyamara njyewe nagukunze. Ubundi usibye ko ibintu mba nabyoroheje, nkaba ntiyitaho cyane nk'abakobwa nyine, sinitera amafresheri, sinishyire biriya bisatsi ku mutwe. Ubundi njye ibyo byose mbikoze ugira ngo uriya mukobwa mwari muri kumwe yandusha ubwiza, bwose nabandi mwiza cyane no kumurenza. Jay amagambo ya Zaina yatangiye kumutera umujinya, nuko yumva bitangiye kumurakaza cyane. Ati ariko ubundi wa mukobwa we yitwa nde? Zaina amubwira uko yitwa ati nitwa Zaina. Jay araseka cyane ati uri mubi koko nka Zaina, uri mubi cyane nk'izina ryawe. Ndumva iryo zina ridashamaje nk'uko nawe udashamaje. Zaina atangira kubabara cyane ati n'ubwa mbere nakumva umuntu asebereza izina ngo ni ribi. Jay mubwiyemezi bwinshi ahita noneho yinjira mu modoka ngo yigendere, ngo hatagira n'umusangana n'umukobwa uciriritse nk'uwo ngo bari bari kumwe. Nuko none haragenda. Zaina mu busanzwe ahoraga yisekera, kuri uwo munsi noneho yarababaye cyane kubera ukuntu Jay yari amaze kumusuzugura. Asigara ahagaze aho ngaho akomeza kubitekerezaho cyane. Agiye kumva yumva wa musore w'inshuti na Jay amukoze ku bitugu, ariko atazi igihe yagarukiye kubera ibitekerezo bye byari byagiye kure.
ati hey sister, Jay yahise agenda se? Zayina mukumera nk'uvuye kure ati yego yagiye. Wa musore ati ariko ko mbona utari hafi aha, Jay mufitanye ikihe kibazo cyangwa wamukunze? Nguhe nimero ye se? Zayina abanza kwihagarara ati reka ntago nakunda umusore nk'uriya utagira umutima. Umusore utagira santima buriya sinamukunda pe. Nuko umusore ati ntacyo noneho reka nigendere. Ariko ataragera kure Zayina ati ngaho nta kibazo uzimpaye. Umusore araseka ati n'ubundi nari nabibonye ko uzikeneye cyane. Nuko amuha nimero ya telefone ya Jay arangije arigendera. Zayina uko yakomeje gutinda muri ibyo, ya nshuti ye Evin yaramuhamagaye ati ariko ko watinze cyane byakugendekeye gute? Zayina aramubwira ati hangane gato ndaje, ndaho nkugezeho nuko hari utubazo nahuye natwo. Umukobwa yarinze ataha n'ibyo yari yagiye guhaha atabijyanye. Evin amukubise amaso nta kintu azanye nuko biramutangaza. Ati none se nshuti yanjye Zayina byakugendekeye gute? Bakwibye se? Ko mbona nta kintu na kimwe uzanye kandi nkaba mbona utishimye. Ni ubwa mbere nakubona umeze gutya mu buzima. Mbwira byakugendekeye gute koko? Zayina ati by'uyu munsi ni birebire cyane nubwo bibaye mu gahe gatoya, ariko uyu munsi ndababaye kurenza n'indi minsi yose. Umusore yansuzuguye anyereka ko rwose ndi hasi cyane nta kintu na kimwe mvuze, nuko n'ubwenge bwo kujya guhaha ndabubura. Evin ati ngaho none se byagenze gute? Ngaho mbwira neza uko byakugendekeye. Nuko Zayina nawe ajya amubwira inkuru yose y'ukuntu byagenze. Evin amaze kubyumva araseka aterega narakubwiye ikunda ry'inkuru kwawe rwose bizagukoraho. Reba ukuntu wabyivanzemo none bikaba birangiye nawe ubabariyemo. Ariko ihangane, none se ubundi koko uwo musore wari wamukunze ko nzi ko ubundi muri gahunda ufite iby'inkundo bitarimo? Zayina aturabizi mu bintu nari narihaye ngomba kugenderaho harimo kutajya muri ibyo bintu by'inkundo, ariko kuri iyi nshuro byahindutse. Ngomba gukunda, ngomba nanjye gukundana nkumva ukuntu bimera. Urabizi nyuma yo kumenya ko ndwaye kandi ntazabaho ubuzima burebure, nari naravuze ko ntazinjira mu rukundo kugira ngo hatazagira umuntu ubibabariramo. Sinashakaga yuko hari umuntu uzasigara ababajwe n'uko umukunzi we yitabye Imana. Nuko Zayina mu kuvuga aya magambo akomeza kujya kure cyane. Evin nawe biramucanga ati none se uwo musore wabonye nyine wamukunze cyane ku buryo yatumye uhindura intekerezo zawe? Nuko akomeza amubwira ati ariko ihangane ntukihebe nshuti yanjye, nubwo biriya bibyimba ujya urwara ku bwonko babibaga bikongera bikagaruka, ariko kuri iyi nshuro wenda bizagenda neza. Hari igihe bitazagaruka. Reba nk'ubu hashize imyaka 3 umeze neza bitaragarutse. Humura rero bishobora no kuzagenda burundu. Bivuga rero ngo ntuzaho ubuzima burebure. Zayina ati ndabizi neza ko urimo kundema umutima, ariko ibyago byinshi nuko bizongera bikagaruka kandi na muganga yarabinsobanuriye neza. Ndabizi neza kandi nditeguye ko igihe n'igihe byagaruka bikamitana. Ariko reka ibyo tube tubiretse, gusa twivugire nyine ku by'uwo musore nakubwiraga. Evin ati ngaho mbwira neza, wamukunze nyine yatumye uhindura intekerezo zawe? Zayina ati nta na gato, ntago rwose nigeze mukunda habe na rimwe. Gusa icyo nshaka ni ukubura isomo mu buzima. Gusa yatumye ntangira gutekereza ko nanjye ngomba kugira umuntu nakunda. Ndumva nshaka kubigeragereza kuri uriya musore w'umwiyemezi utagira umutima. Uriya n'ubundi ambuze niyo yagenda ntazongere kumbona na rimwe nkipfira ntacyo byamutwara, kuko nta mutima nta santima nta kintu kimwe byaba bimubwiye. Uriya rero niwe nshaka kugerageza gukundana nawe, nkumva nanjye nyine uko urukundo rumera. Urabizi abasore banyatse urukundo ni benshi, ariko nkabahakanira kubera ko nari nzi
ibishobora kuzambaho. Buriya rero ni njye nawe. Elvin ati none uramugeraho ute ko ukuri kumuvuga ndi kumva ari umusore w'umukire, umusore mwiza kandi nyine w'umwiyemezi, bitoroshye kuba wamugeraho, kandi nanone akaba yaguciye amazi cyane akanabikwereka. Zaina ati ibyo bireke, nzi uko ndi bubigenze kandi nzamufatisha. Hashize iminsi mike Zaina yatangiye kwitegereza nimero ya telefone bari bamuhaye, nuko ageze aho arayihamagara. Jay yaritabye. Zaina aramwibwira ati ni njyewe Jay, wa mukobwa mwari muri kumwe cyagiye. Ati ibyo nakubwiye cyagiye nari nkomeje, naragukunze cyane kandi nyine ndifuza gukundana nawe, ese wanyemerera ayo mahirwe sinyabure? Jay atari kuzi ko uri imirimbanyi rwose, urakaze wa mukobwa we, ntujye uva ku izima. Ahari sinzi uko umeze, ariko nanone ubanza uri gatumwa, ubundi nakwizera nte amagambo nk'ayo uri kumbwira? Ubundi nabyizera nte ko nta wundi muntu wagutumye cyangwa nta kindi kintu kikugenza? Zaina ati humura rwose, ibyo ntibiguhangayikishe, nta kindi kintu ngushakaho, usibye ko nakubonye nkumva ndakwishimiye, nkumva ndagukunze cyane, nta n'indi mpamvu ibiri inyuma, kuko ntago nari nsanzwe nkuzi. Jay ati ngaho burekeye aho wikomeza kumbwira utwo tugambo tw'ubutekamutwe twarabamenye, nuko ahita mukupa. Zaina biramucanga ati uyu musore nzamufatisha nte koko? Haciye indi minsi nanone Zaina arongera aramuhamagara. Jay abanza kwanga kumwitaba, undi nawe akomeza guhatiriza, ntiyacika intege. Jay ageze aho aramwitaba ati kumuhamagara cyane ni ibiki? Zaina ati rwose ntugire ngo ibyo nakubwiye ubushize hari icyo ngiye kubihinduraho, n'ubundi ni nkabyo ngiye kukubwira. Ndashaka kukubwira ko ngukunda cyane Jay, kandi si nkubeshya, nta n'uburyarya burimo, kandi nyine nkanagusaba ko binyemereye twakundana. Jay yakomeje kubitekerezaho ati uyu mukobwa nkomeje kumuhakanira yakeka ko hari mfite n'ikibazo, reka nze mwemerera ibyo ashaka, ariko nzamubabaza yicuza impamvu yanyobeyeho. Nuko Jay amaze kubyigaho neza abwira Zaina ko abyemeye ko bashobora gukundana, ariko agomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo amwemeze koko kamukunda bya nyabyo, atari imikino barimo. Zaina yarishimye cyane yiterera hejuru, ariko nawe mu mutima ati nzakubabaza, uzicuza ukuntu wansuzuguye ku munsi wa mbere twabonanye. Nguko uko batangiye gukundana, ariko mu by'ukuri atari urukundo rufatika, kuko buri wese muri gahunda yari afite byari ukubabaza mugenzi we. Ese abantu batangiye gutya ni gute baje gukundana? Kandi byari bigoranye cyane. Ese ibyabo byaje kurangira gute? Zaina yatangiye kwiyitaho cyane, imipango yose yaramaranye igihe kirekire ko atazigera agira umusore n'umwe akunda, nuko ayishyira ku ruhande. Nubwo yari abizi neza ko ashobora kuba nta gihe kinini ashigaje, ariko ntago yongeye kubiha agaciro. Elvin we nyamara ariko nk'inshuti ye byaramubabaje, akajya amubwira ati nyamara niba koko utekereza ko uburwayi ufite bukomeye kandi bushobora no kuba butazakira, umwanzuro warafashe mbere niwo wari ukwiriye. Nk'ubwo ko kurumva ibyo ugiye amara ibiki? Harya ngo urumva ushaka kumenya uko gukundana bimera? Urumva waratanze ushaka kumenya uko itunda Adamu na Eva bariho ryari rimeze? Ubwo urumva ko kudashaka kwisiga ibyaha waretse ukazigendera amahoro, ako gakino ushaka kwishoramo ukakareka, ko ushobora gusanga uzi ko ugiye kubabaza umuntu, nyamara ariko akaba ari we uzakubabaza. Zaina ariko nubwo yabwirwaga ibyo byose yari yamaramaje, umwanzuro nta kuko yari yamaze kuwufata. Ku ruhande rwa Jay nawe yari atangiye kumwimenyereza cyane kugira ngo amwiyegereze abanza amwizere. Muri iyo minsi yaramuhamagaye amubwira ko yifuza ko basohokana bakajya gusangira. Zaina yabisamiye mu birere, byaramushimishije cyane. Arangije amubaza aho bari buhurire,
Jay yarahamubwiye ariko amubwira ko ari buze kuza kumufata. Zaina yatangiye kwitegura yahinze cyane, abwira Elvin ko intambwe ya mbere yo gufatisha Jay agiye kuyitera. Elvin akomeza kumubwira ati ariko ko usanzwe uri umuntu mwiza, rwose wahinduwe n'iki? Sinibaza ukuntu ushaka kwishora mu bintu by'inkundo, ubizi neza ko ari ukubeshya, ahubwo ugamije guhemukira umuntu gusa. Zaina ati ibyo ndimo bireke, ahubwo ngwino umfashe kwisiga nze kugenda nsa neza, unampitiremo imyenda ndi bwambare ijyanye ku buryo ndi bumwemeze, araza kwicuza impamvu yavuze ko ndi mubi. Zaina yatangiye koko kwiyitaho cyane, arisiga asa neza cyane, anambara neza nuko araberwa. Bidatinze Jay nawe yari ahageze. Jay yahise ava mu modoka nuko ahagarara hanze ategereza Zaina ngo aze bagende. Zaina yahise asezera ku nshuti ye Elvin babanaga. Elvin aramubwira ati singira uburote ugarutse ukazimpa neza ukambwira ukuntu byagenze. Zaina yahise agenda asanganira Jay. Elvin nawe akomeza kumwitegereza uko agenda, ariko agiye kubona Jay arahindukiye, akimukubita amaso arikanga. Nuko ahita ahamagara Zaina ataragera kuri Jay ati mbabarira ugaruke hano mbanze nkubwire, ndakwinginze ngwino. Zaina yasuye inyuma ariko bimubabaje ati ariko se koko urashaka kumbwira iki? Ntubona ko ndimo gukerereza undi mwana? Elvin ati mananjye we Zayi, uriya niwe Jay wambwiraga. Zaina agwa mu kantu ati kubera iki se? Elvin ati mana we koko ibi ni ibiki? Ese nkubaze kandi umbwize ukuri, waba uzi neza Jay wari we cyangwa? Zaina abonye inshuti ye yagize ikibazo kuri Jay kandi bakomeje gutinda aho ngaho, ahita amubwira ati oya uriya ntago ari we Jay. Elvin ati none se niba atari we Jay ninde? Zaina ati uriya ni umushoferi we. Elvin ubwo urushaho kumwica ati ariko mananjye we wahinduwe n'iki koko, kuki usigaye umbeshya? Ese uratinyuka ukambwira ngo uriya ni umushoferi, urumva bishoboka? Cyakoze abaye ari shoferi we byashoboka, ariko nabyo ntago bishoboka nako, kuko uriya ndamuzi neza ntago ashobora kuba shoferi. Jay yatangiye kuvuza amahoni kubera ukuntu Zaina yarakomeje gutinda. Nuko Zaina ageze aho abona atari bugumane na Elvin aho ngaho, nuko ahita agenda. Nuko ntiyakomeza kumva amagambo ya Elvin kuko yari atangiye kumucanga. Zaina ariko arimo agenda amuhunga, yumvise Elvin arimo avuga ati cyakoze ibyo urimo ntago ubizi. Ese waba uzi uwo nguwo ari we? Uzi ko ari umuhungu w'umunyapolitiki ukomeye cyane twese twubaha? Njyewe ndabona ibintu urimo uzabyicuza. Zaina yarenze yumva Elvin akomeza kwivugisha amagambo menshi byamurenze, ariko nawe mu kwihagararaho kwe agenda yivugisha ati nashaka aba ari umwana w'umunyapolitike biramaze, none se bo si abantu nkatwe? Ni akazi k'ibyo biramureba. Jay ubwo yari yamaze kurambirwa ariko yiyumanganya ngo Zaina atagira ngo ni umuntu mubi. Zaina nawe yanze kugira icyo amubwira mu byo yari amaze kumva. Yatangiye kuganira na Jay. Jay atangira kumubwira uburyo noneho ari kubona yabaye mwiza cyane. Zaina agaseka aterega n'ubundi njyewe ndi mwiza, rwose ndi na mwiza cyane, ahubwo sinzi impamvu cya gihe utabibonaga. Jay nawe akomeza gutwara ariko banagenda baganira, ariko Zaina akabona barimo kujya ahantu kure cyane. Zaina yatangiye kumubaza impamvu bari kujya ahantu kure. Jay amusubiza ko ashaka kumujyana ahantu kure y'umujyi hatuje hatari akavuyo k'abantu benshi. Uko bagendaga baganira, Zaina yabonaga Jay ashobora kuba ari umuntu mwiza bitari nk'uko yabitekerezaga, kuko yakekaga ko ari umuntu mubi cyane. Jay nawe yari yashimishijwe n'ubukubaganyi bwa Zaina. Baganiriye twinshi dutandukanye twatumaga Jay aseka, nko kumubwira ko mu gutaha ari uri buze kumutwara, kazi gutwara imodoka cyane kashobora no kwitwara ahumirije. Ati kandi ibyo byose mbikora ntafite permis. Ibaze noneho mbaye nyifite uburyo naba ntwara, tekereza ukuntu byaba bimeze. Jay agaseka ati
ati noneho ubanza wajya unaguruka ahari si gusa. Jay yahise amubaza impamvu azi gutwara ariko akaba atagira uruhushya rwo gutwara, ariko Zaina aho kumusubiza atangira kuzenga amarira mu maso, ariko ariyumanganya amubwira ko azaba amubwira impamvu, ariko mu by'ukuri akimara kumenya ko arwaye ibibyimba kandi bidakira bigenda bigaruka, kwiyakira byaranze. Yatangiye kwiheba, yumva ibintu byose nta kintu na kimwe bimumariye, yumva ibintu byose nta gaciro bimufitiye. Kwiga arabireka, kwiyitaho arabireka, gutwara yari amaze kubimenya neza, ariko ibyo gushaka ibyangombwa byose abishyira hasi. Yumvaga arimo avunikira ubusa, kuko yumvaga ari ibyo kumurushya gusa kandi nta kintu bizamumarira. We muri icyo gihe icyo yari yarahaye agaciro gusa kwari ukubaho yishimye yisekera gusa, akazigendera amahoro ntawe yanduranyijeho. Jay we ibyo byose nta kintu yari abiziho. Zaina nawe akomeza kumwihorera, yanga ko hari ikintu bongera kubiganiraho. Baragiye bageze aho bari basohokeye bava mu modoka, ariko bakisohokamo hari umusore waje yihuta cyane nuko ayambira Jay ati Jay bahe ko twakubuze kuko ubona ni nk'igitangaza, ndumva bintangaje cyane, sinatekerezaga yuko twahura. Tekereza ko n'iwanyu batubwiye ngo ntago bazi ahantu uba, fone warayihinduye, nta hantu na hamwe umuntu yagushakira ngo akubone. None se byakugendekeye gute mu by'ukuri? Jay yahise amubwira ati ni birebire, ariko nyine ndaho meze neza. None se bite mwebwe mumeze mute? Undi ati uretse gato kanze mbwire na mama aze hano gusuhuza, nawe yarakubuze abakumbaza iteka, ntashobora no kwemera yuko nanjye ntazi amakuru yawe. Jay ati ntibishoboka, ubu koko na anti muri kumwe? Undi ati yego turi kumwe, kamubwira aze agusuhuze, cyangwa nawe niba ubishaka uze tugende umusuhuze, ubundi ubwo sibyo byiza. Jay ati oya, hari ahandi hantu twari tugiye, ngiye nkajya kumwirebera byatuma ntinda. Ndabizi ntago yakemera ko mpava vuba, mubwira aze andebe nta kibazo. Jay na Zaina basigaye aho ngaho, nuko bajya kumurebera anti we ngo aze amusuhuze, ariko mubyara we akimara kurenga yahise abwira Zaina ati injira mu modoka vuba vuba tugende, sinshaka ko bagaruka bakansanga aha ngaha. Zaina ati kubera iki se? Hari ibyaha ufite se uba urimo guhunga? Jay ati tugende yewe, sinshaka ko hari umuntu n'umwe wo muri famiye yanjye umenya aho mba, bahita babibwira mu rugo kandi simbishaka. Jay yakije imodoka nuko agenda yirukanka cyane, agenda adepasa andi mamodoka ngo yihute. Zaina akabibona ko Jay arimo kugenda nabi cyane ati Jay uri muri cyo ariko wagenze gahoro. Nuko Jay kubw'amahirwe makeya kubera kugenda nabi yirukanka abakoze accident agonga umuntu ahita anapfa. Bombi ubwoba bwarabishe, Zaina watangira no kurira. Basohotse mu modoka, mu kanya gato polisi nayo birahageze. Jay yari abizi neza ko ari we wari uri mu makosa, yareba n'ubuzima bw'umuntu bagendeye agahinda kakamwica. Zaina we yari atarasobanukirwa neza impamvu Jay yagendaga yirukanka gutyo, asa n'urimo guhunga anti we na mubyara we kugira ngo badakomeza kumukurikirana bakamubaza byinshi. Yatangiye gukeka ko Jay ashobora kuba hari ibindi byaha afite, noneho agatekereza n'ibindi yongereho, nuko akarushaho kumugirira impuhwe. Noneho yanatekereza yuko we n'ubundi nta buzima asigaje, akumva byose yabyigerekaho. Polisi yatangiye kubabaza uko bigenze, nuko Zaina ahita yitanguranwa n'amarira ati mumbabarira afande, rwose sinakabaye natwaye, byose ni amakosa yanjye, twari dutembereye n'umukunzi wanjye, nifuzaga ko ari njyewe wagenda mutwaye, none reba ibyo nkoze. Jay yarumiwe nuko ashaka kumuvuguruza ngo avuge yuko atari we wari utwaye, ko ibyo ari kuvuga byose arimo kubeshya, ariko Zaina ahita amujomba urwara, nuko amuca mu ijambo, akomeza gutakamba asaba imbabazi z'ukuntu yatwaye nabi agakora amakosa none akaba agonze umuntu agapfa.
Jay we ntago yumvaga impamvu Zaina ari gukora ibyo byose, akaba ashaka kumwitangira. Bahise babaza Zaina ibyangombwa byo gutwara, nuko arabibura, ababwira ko yari atarabibona. Bati icyaha wakoze kiraremereye cyane, nta nubwo wakoze icyaha kimwe ahubwo ufite ibyaha byinshi, urakatirwa n'inkiko. Zaina bahise bamufata bajya kumufunga. Jay yabireba n'amaso ye nuko biramurenga. Jay wari wamaze kumenya aho Zaina aba kubera ko yari yagiye kumufata, yasubiyeyo nuko ajya kureba Elvin amubwira ko uko byagenze. Ati sinzi impamvu nanjye Zaina yanyitangiye, na n'ubu sindabyumva. Elvin iyo nkuru yaramubabaje cyane nuko ahita ajya kureba Zaina amutonganya cyane ati ni ibiki urimo urakora? Ese umbwije ukuri Jay uramukunda? Ni gute wafata umwanzuro nk'uwo koko imbere y'umuntu udakunda? Ko abantu bose atari ko ushobora kubakorera ikintu nk'icyo ngicyo, wabitewe n'iki? Cyangwa se wenda nuko nakubwiye ko Jay ari umwana wo mu bakire, urimo urashaka kumwigiraho intwari kugira ngo agukunde? Elvin yari yababaye cyane, yumvaga ibyo Zaina yakoze bitabaho, yumvaga bidakwiye rwose. Zaina yahise amubwira ati humure rega, witekereza ibintu byinshi, gusa impamvu nabikoze Jay nabonaga ashobora kuba afite ibindi byaha byinshi, nabonaga asa n'umuntu urimo guhunga. Rero nanze ko akubitiraho n'ibindi n'ibya mbere bitarakemuka, nubwo atarabimbwira ariko ndabizi ko afite ibibazo. Ikindi kandi rega umenye ko hano ntazahamara igihe kirekire, kandi njyewe nta n'ibyo mfite naba nsize hanze ngo birangirika. Ntabyo mfite byo kwitaho nka Jay, n'ubundi kuba ndaha ntacyo ndimo mpomba. Elvin ati wari inshuti yanjye ariko kuri iyi nshuro urambabaje cyane. Ese ubundi watangiye gukunda Jay ryari? Ko numva njyewe ibyo bintu nta wundi muntu nabikorera usibye umuntu nkunda, usibye ko nawe ntapfa kubimukorera. Ese ko numva atari gusa, ko numva ahubwo umukunda birenze, gusa igishobora kugutangaza nuko wenda ahari we atazongera no kugutekereza, ashobora no kuba atazongera kwibuka kubaho, kuko rwose ntimuri mu rwego rumwe. Ese ibyo bintu umbwije ukuri urumva utazabyicuza iteka? Zaina ataramusubiza, bahise bababwira ko iminota bari bamuhaye kugira ngo aganire n'uwari uje kumureba irangiye. Nuko Elvin arigendera, Zaina nawe asigara aho ngaho. Haciyemo iminsi akabona Jay ntaza kumureba. Ageze atangira gutekereza ku byo Elvin yavuze ko Jay ashobora kuba atazongera no kumutekereza, ariko yaribeshyaga kuko akiri muri izo ntekerezo Jay nawe niko yari ahageze aje kumureba. Zaina yaje kureba umuntu uje kumureba n'amatsiko menshi, ariko yatekerezaga ko ari Elvin kuko niwe wakundaga kutahasiba. Nuko ariko agiye kubona abona atunguwe no kubona ari Jay, nuko arishima cyane ariko ariyumanganya. Jay ati nasabye ko bareka tukavugana iminota myinshi, none ndakwinginze mbarira umbwize ukuri, ni ukubera iki wanyitangiye? Zaina ati ariko se Jay, biriya si ibintu bisanzwe nakoze. Jay ati ariko buriya ntiwagombaga no kubikora, kuko nta byangombwa byo gutwara wari ufite, niyo mpamvu bahise banagufunga. Njyewe rero kuko mfite ibyangombwa, wenda bari bunshe amafaranga, yego wenda akaba ari menshi, ariko nari kuyatanga byo gufungwa ntibizemo. None reba ibintu wigeretseho. Zaina ati umbabarire Jay, njyewe iby'amategeko simba mbisobanukiwe, nari nzi ko iyo ugonze umuntu agapfa nta kindi gikurikiraho uretse gufungwa. Waba ufite ibyangombwa cyangwa se utabifite, nari nzi ko ibyo batabirebaho. Rero nari nzi ko icyari gukurikiraho icyo ari cyo cyose cyari ugufungwa nta bindi. Jay ati bivuze ko rero wanze ko njyewe mfungwa nuko ukanyitangira? Zaina ati yego. Jay ati nyine kubera iki wabikoze? Zaina abonye Jay yakomeje kumubaza cyane, amubwira nk'ibyo n'ubundi yabwiye Elvin ati nabonaga ibyo wari urimo rwose bitakoroheye, nuko nyine mpitamo kukwitangira kugira ngo ubanze ukemure n'ibibazo nabonaga ufitanye n'anti wawe n'akazini wawe.
Jay ati Zaina, umbabarire ko nari narakwibeshyeho, burya uri umuntu mwiza cyane, warakoze cyane kandi nzahora ngushimira iteka. Hari ikindi kintu buriya wandemyemo? Nuko Zaina nawe ahita amubwira ati none se wowe bimeze bite, ni ukubera iki wari urimo uhunga? Jay ati impamvu rero bariya nangaga kubavugisha si uko hari ibindi byaha mfite, ahubwo ni ibibazo by'umuryango, nufungurwa nzabikubwira neza byose, kandi humura ntabwo uzatindamo, mu minsi mike uraba utashye, ngiye kubyirukankaho nkora uko nshoboye kose ku buryo utazatinda hano hantu. Mu minsi mike koko Zaina baramufunguye, byari ibyishimo kuri bose. Jay na Zaina batangiye kuba inshuti kurusha uko byari bimeze, kurusha n'uko babikekaga. Batangiye no kujya basurana, ariko umunsi wa mbere Zaina yasuye Jay yarikanze. Yatunguwe no kubona uburyo Jay yabaga ahantu heza cyane kandi hanini bidasanzwe, afite abarinzi, ubona ari umuntu udasanzwe, nuko arumirwa. Ati se Jay, uba ahantu hameze gutya wenyine gute? Aha hantu wagira ngo ni hoteli? None se ko mbona ufite n'abantu bakurinda? Jay ati yego, abandinda banshungira umutekano bo ndabafite hano mu rugo, usibye ko abo tugenda nabo n'abanzi bo nabonye atari ngombwa cyane. Zaina ubwoba buramwica ati none se uri muntu ki? Jay aramwenyura ati uzi ko ariko burya utajya ukurikirana amakuru, ubu na n'ubu ntabwo uramenya, reka nkwereke amafoto basi nibura wenda uraza kugira icyo umenya. Jay yahise amwereka amafoto ari kumwe na se n'umuryango we wose, nuko Zaina yabonye arikanga. Ati burya uri umwana wo mu muryango ukomeye nk'uku nguku? Umbabarire ntabwo nigeze mbimenya Jay, nta nubwo nigeze mbiha agaciro igihe Livine yabimbwiraga, rwose sinagombaga kukwegera uko niboneye. Nuko Zaina akomeza kumusaba imbabazi cyane. Jay ati wikomeza kunsaba imbabazi nkaho hari icyaha ufite, kuko ibyo ntacyo bitwaye, ndi umuntu nk'abandi kandi simba nshaka ko aho nyuze hose bamenya. Niyo mpamvu ubona akenshi mba niyambariye ibigofero birebire bimpisha mu maso n'ibirinete bya fime binini, mba ngira ngo abantu batambona, nuko bakamenya nyine bagatangira kunyishisha. Zaina ati none se niyo mpamvu waje kuba ahantu ha wenyine hitaruye umujyi gutya? Jay ati oya, izo zo ni impamvu z'umuryango. Ababyeyi banjye bahereye kuva kera bashaka ko ninjira muri politike nkabona uko ndabyanga, bashaka ko njya no mu gisirikare nibura, nuko nabyo ndabyanga kuko njyewe nikundiraga business kuva kera. Byabaye ibibazo birebire cyane, papa ashaka kubishyiramo ku ngufu, ariko nanjye ndabyanga burundu, kugeza n'aho baje kumera nk'aho banshiye mu muryango, ndabahunga njya kwibera njyenyine. Nagize ngo birarangiye, bagiye kumpa amahoro yanjye nuko niturize, ariko siko byagenze. Nyuma yaho naje gukundana n'umukobwa nakundaga cyane, ariko we ntabwo rwari urukundo nk'uko nabitekerezaga, ntabwo ari rwamugenzaga, ahubwo uwo mukobwa yari maneko yo mu rugo. Bari baramusabye kunteka, akababwira buri mipango yanjye yose, za business zose nashakaga kwinjiramo zose, nuko ziranga neza kubera papa yabaga yabimenye nuko akabyitambikamo. Byabaye ngombwa ko bansha intege neza, nsigara nta kintu mfite, nuko mbona mfite umwanzuro wa nyuma wo gusubira mu rugo. Ariko nyuma nza kumenya ko wa mukobwa nakundaga cyane ari we wabiteye byose, niwe wari ubiri inyuma. Muri iyo minsi we misiyo bari baramuhaye we yari irangiye, kuko nari maze gusubira mu rugo. Nibwo namenye rero ko atigeze ankunda na gato, kuko atongeye no kumvugisha. Yari yifitiye na fiancé we, rwose nta minsi yashize badakoze ubukwe nuko bahita bigira hanze. Nibwo nahise mbona ko nta rukundo rubaho. Ni nayo mpamvu bwa mbere duhura wasanze hari umukobwa wari wanzengereje yirwa ambwira ko ankunda,
nakibuka n'ibyo uwa mbere yankoreye nkumva nta rukundo nyine rubaho. Muri kiriya gihe ntakubeshye numvaga ntashobora kuzongera gukunda, gusa ariko ubu noneho nshobora kubyizera ko rubaho. Zayn yari yakomeje kumva inkuru ye, ati none se ko wari wasubiye iwanyu wongeye kugaruka kwibana gute? Jay ati nkimara kumenya ko banteze umukobwa ngo anyangirize imipangu, nanjye numvise ngomba kubatekera imitwe, nuko mbasaba amafaranga menshi kugira ngo nemere ibyo bansabaga. Nkimara kuyabona ariko nahise nigendera, inama z'imiryango ziraterana ngo nigize ikirara. Uriya mu anti nahungaga cya gihe yari yabyivanzemo cyane, nawe ntiyashakaga ko kunshyigikira ngo ashyigikire amahitamo yanjye. Numvaga ntashaka ko rwose nongera kumubona, numvaga ntaramubabarira. Gusa ariko n'ubundi nahungiraga ubusa, kuko muri ya minsi ufunze nibwo papa noneho yongeye kumenya ahantu mba, ambwira ko atazongera kumbangamira no kumbuza amahitamo yanjye. Niyo mpamvu nyine ubona yongeye kunshyigikira, nkaba mba ahantu hameze gutya, mfite n'abo bantu bose nyine uri kubona hano. Zayn yarishimye ati ni byiza kuba warabashije kwiyunga n'umuryango wawe. Zayn ariko yumvise umutwe utangiye kumurya, nuko abwira Jay ko atameze neza, nuko ahita amusezeraho arataha. Zayn ageze mu rugo nta kindi yakoze kitari ukurira, kuko yumvaga umutwe uri kumurya nk'uko iteka bitangira iyo bwa burwayi bwe bwabaga bwagarutse, niko yabaga ameze. Ariko agahinda yari afite kenshi yagaterwaga n'ukuntu yumvaga atangiye kumera gutyo, n'ukuntu yumvaga atangiye gukunda Jay bya nyabyo. Yvine yamusanze ahari ati kurira bimeze bite? Zayn ati bwa burwayi bwanjye ubanza bugiye kugaruka, ndumva nanone ndimo kubabara umutwe nk'uko iteka iyo ngiye kurwara bitangira. Ariko ikimbabaje kurushaho nuko nari nsigaye nkunda uriya muhungu bya nyabyo. Ubu se nkora iki koko, mbigenze nte? Yvine ati ntumbwire ko wari usigaye ukunda Jay. Ariko n'ubundi nubwo uvuze gutyo ntabwo ari bwo wari utangiye kumukunda, ahubwo watangiye kumukunda kare, njyewe narabibonaga. Rero mubwiza ukuri ku burwayi bwawe abimenye hakiri kare, mbona nawe hari ukuntu wagira ngo aragukunda. Zayn ati ntago uzi ibyo nakoze rwose, mba narakumviye kuva kare. Uzi koko kuriya ari umuhungu wo mu bayobozi nk'uko wabimbwiraga? Ngiye gutangira ahubwo mwisheho gake gake, sinshaka kuzamubabariza umutima. Koko niko byagenze. Zayn yatangiye kwima Jay umwanya, akamwereka ko ari busy cyane. Jay ariko ntiyumva ukuntu umuntu ashobora kubura iminsi yose n'amasaha yose, nuko bikamucanga. Zayn nawe niko ahari, umutwe ukomeje kumumerera nabi, ariko agatinya kujya kureba umuganga wamukurikiranaga. Yumvaga atinya iyo nkuru mbi yo kubwirwa yuko uburwayi bwe bushobora kuba bwagarutse. Yagumye mu rugo kwivuza arabireka, nuko akajya yifatira imiti imugabanyiriza uburibwe gusa. Yigumiye mu rugo nuko atangira no kuharembera. Jay nawe aho yari ari yumvaga asigaye akunda Zayn bya nyabyo, bitari ibyo kumubeshya. Buri gihe uko yabyukaga yabaga avuga ati noneho uyu munsi ndibuze kubwira Zayn ko mukunda. Ati mbere naramubeshyaga, ariko noneho uyu munsi nibwira namubwiye ko mukunda bya nyabyo. Ariko nanone yagera akumva atari byiza kubimubwira kuri telefone, kuko Zayn yararanze neza ko bongera kubonana. Nuko Jay yageze aho yiyemeza kujya kumureba kugira ngo ajye kubimubwira amusanze iwabo mu rugo. Ariko agezeyo yatunguwe no gusanga yararembye. Ati byagenze gute Zayn? Niki cyakubayeho kutigeze umbwira ko warwaye? None se byakugendekeye gute? Ngwino mbanze nkujyane kwa muganga. Nuko Zayn arabyanga ati oya, sindi bujye kwa muganga Jay, ntago ndi bujyeyo. Nuko Jay aricara ati ngaho nibura abanza umbwire uko byakugendekeye. None se ubundi urwaye gute? Byatangiye gute? Bimeze bite? Zayn ati mbabarire Jay,
nakabaye narabikubwiye mbere hose. Mbabarire ko nakubwiye ko ngukunda cyagiye tukibonana, burya byari imikino. Sinagukundaga nk'uko nabivugaga, ahubwo numvaga nshaka kuzakubabaza kubera ukuntu wari waciye amazi ukansuzugura. Nubwo ariko ntabashije kubigeraho, ahubwo nkaba nari natangiye kugukunda by'ukuri. Jay ati uko byatangiye ntacyo bivuze, igifite agaciro nuko bimeze ubu. Zaina ati ariko nabyo nta kintu bimaze. Jay ati kubera iki se? Zaina ati kuko nta minsi mfite. Jay ati ngo iki nta minsi ufite gute? Zaina ati njya ngira ibibyimba ku bwonko bumaze kumbaga inshuro ebyiri, kuko nyine iteka iyo bibazo biragaruka, kandi n'ubundi ndumva wagira ngo byagarutse. Uko njya mfatwa iyo bigiye kuza ndumva n'ubundi ariko meze. Ubu rero bambazi yaba ari inshuro ya gatatu. Noneho rero sinzi ko nazava ku iseta, ariko noneho ndumva niyo nagenda nta kibazo, kuko nibura nahoraga numva ntekereza ukuntu abantu bakundana iyo bari kumwe biba bimeze, ariko nibura nanjye umutima wanjye warabyumvise. Naho wenda wowe waba utankunda ari imikino nk'uko nanjye nari nayijemo, ariko nibura njyewe ndumva mu mutima wanjye nezerewe kubera ko ndagukunda by'ukuri. Numvaga nifuza kumenya ukuntu umutima ukunda uba ufite ibyiyumviro, ariko ubu ngubu ndabizi kandi byaranshimishije cyane. Jay yashatse kumubwira ko nawe amukunda, ariko yumva sibyo kubimubwira mu gihe nk'icyo. Yumva azabimubwira ari uko amaze gukira neza, ameze neza. Gusa yakomeje kumuhumuriza amubwira ko ntahari bujye, ko agomba kuzakira n'ubundi. Amubwira ko hari ibyiza byinshi biri imbere bimutegereje kandi bizamushimisha bagomba kuzanyuranamo. Zaina wari wihanganye akicara ku ntebe arimo aganira na Jay, yumvisha atangiye kugira isereri, nuko ashaka ko baryamye, ariko ahagurutse isereri iba nyinshi cyane, ahita yikubita hasi atakaza ubwenge. Jay we na Elvine bahise bamwirukankana vuba vuba bamugeza kwa muganga. Bakimara kuhagera nyuma yo kumusuzuma no kumucisha mu byuma, babonye koko ari ibibyimba byari byagarutse ku bwonko. Noneho kandi byari binini cyane kurusha na mbere. Umwanzuro wari uhari nta wundi, byari ukumubaga. Bombi Jay na Elvine ubwoba bwari bwose, bari bicaye hanze imbere y'aho Zaina yari arimo avurirwa, ariko ubwoba bwabarenze. Buri muganga wakinguraga umuryango Jay yarikangaga, yumvaga bibaye ngombwa nawe bamureka akinjira, ariko ntibyari bushoboke. Bategereje igihe kitari gitoya, bisa nkaho operasiyo yagoranye cyane, kugeza n'ubwo Jay yafunguye umuryango ngo yinjire nibura arebe ko hari umuganga yabona amubaza uko bimeze. Akinjira yabonye abaganga barimo birukanka basa n'abinjira mu cyumba kimwe, bisa naho hari umurwayi wari umeze nabi ukeneye kwitabwaho cyane. Abaganga bo muri icyo cyumba rwose bisa nkaho bari bakeneye ubufasha. Nuko Jay abibonye atyo, abona nta muganga n'umwe yabona ngo abone umwanya wo kumuvugisha, kubera ukuntu yabonaga bose bari bize, kandi nawe ntiyagombaga gukomeza kuko hari ahantu atagombaga kurenga. Jay yasubiye hanze abona Elvine yarangariye muri telefone bisa naho hari ibintu arimo asoma, ariko mu by'ukuri Jay yarabibonaga ko nta kintu na kimwe yari arimo gusoma, byari ukujijisha gusa. Nta kintu na kimwe wari kumubaza mu byo amaze gusoma ngo akikubwire. Bose ubwoba bwari bwose. Bidatinze umuganga umwe yarasohotse, nuko abwira abarwaza bari aho hanze ko akeneye abantu bari kumwe n'umurwayi witwa Zaina. Baje bihuta n'amatsiko menshi, bakinjira basanga babatereye udutebe two kwicaraho, nuko bikangamo. Elvine agiye kubona abona umuganga wari usanzwe akurikirana Elvine ari nawe wamukoreraga operasiyo araje,
nuko ahita yitanguranwa ati Dr operasiyo se yagenze neza, Zaina ameze ate? Nuko muganga arabasuhuza ati ndashaka ko tuganira dutuje, ni nayo mpamvu tubatumyeho. Zaina ni umurwayi wanjye nkurikirana kuva kera. Murabizi ko mbere y'uko dufata umwanzuro wo kongera kumubaga, twari twabasobanuriye byose, tukababwira n'ingaruka zishobora kuvamo bitewe n'uburwayi bwabwo butoroshye kandi binatewe n'uko umurwayi amaze kubagwa inshuro nyinshi. Mama Zaina nawe yari mu bari aho nuko atangira kurira ati muga, byose turabizi rwose, si ngombwa ko twongera kubisubiramo, ahubwo tubwire gusa uko byagenze niba umurwayi ameze neza. Muganga ati mwihangane kuri iyi nshuro ntabwo byagenze neza, twagerageje uko dushoboye kose ariko byanze, birangiye Zaina yitabye Imana. Bose batangiye kurira bati ntabwo bishoboka, ntabwo Zaina yapfa. Ntabwo babyumvaga muri ako kanya nk'uko iteka bigenda ku muntu wese iyo akimara kubura umuntu yakundaga, ntabwo aba abyumva. Basabye ko babareka bakamugeraho nibura mbere yo kumutwara muri morgue, nuko barabibemerera. Jay yatangiye kwicuza ukuntu Zaina arinze apfa atamubwiye ko amukunda by'ukuri. Yatangiye kwicuza byinshi ati iyo mbimenya ko uzagenda vuba gutya kuva ku munsi wa mbere twahuriyeho, sinari kukwima agaciro, twari guhita twibera inshuti. Nakoze ubugoryi bwinshi, mba narakubwiye ko ngukunda kuva ku munsi wa mbere natangiye kugukundiraho, simure mbishyira ejo cyangwa ejo bundi ngo ntegereze cyangwa kuzabikubwira umaze gukira. Yakomeje kuvuga amagambo menshi ateye agahinda ati Zaina ndagukunda, nubwo utakanguka ngo unyumve kandi warakoze kuza mu buzima bwanjye, nibura watumye nizera ko hari umuntu wankunda bya nyabyo nta buryarya cyangwa se hari ikindi kintu kimugenza. Iyaba nagiraga amahirwe yo kongera kukubona uri muzima, nta rindi jambo nahita nkubwira usibye kukubwira ko ngukunda. Igihe cyarageze Zaina baza no kumuherekeza, ariko n'ubundi agahinda kari kose, ariko nta kundi bari kubigenza. Iyo Imana yashyizeho iherezo ku buzima bwawe, nta kindi kintu twakora usibye kwihangana nyine tukabyakira, kuko twese aba ariyo nzira tuzacamo, nubwo kubyakira bitugora cyane. Mwakoze cyane rero kubana natwe, ni nayo inkuru yacu y'urukundo ariko nanone ibabaje cyane tuyisoreje, aho byatangiye abantu babiri bapinganaga cyane, bitangira badakundana, bose imipanga ari ukubabazanya, ariko bikaza kurangira buri umwe akunze undi, ariko Jay agasigara yicuza impamvu Zaina arinze yigendera atanamubwiye nibura ko yamukundaga. Nta mpamvu rero n'imwe zo kubaho twicuza, tujye dukora ibyo twagombaga gukora tugifite uburyo. Ntuzacikwe rero n'inkuru zacu z'ubutaha, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.